uburyo wamburanye kugira ngo nkishake ariko ukundi utuze. Nagerageje guhinduka inshuro nyinshi nubwo ukimbona muri iyo shusho. Ukina n'ubuzima byo kumfasha. Wikwigora yewe reka. Wikwigora. Narimo gutekereza urugo rwacu zarumeze. Bamaze byiza cyane, rumeze nk'ijoro rito. Abaturage mu cyaro cyahera n'abandi nimba nababwira ngo nimwihane bari umwami ageze ku marembo. Haleluya. Nimba ndumva umwuka ari ibyo asobanura. Nimba ndakurura uyu munsi ntawubona. Ntabwo ushobora kumva mu nzara z'intoki utambwiye umuntu ugenda kwirakwizana amagambo. Rwose koko uragewe uranzize cyangwa kurega gushinja kugenda gusenyera urugo. Ahubwo Tadi nabuze amahitamo yo kuba nagumanga muri Budembe cyangwa gusubira mu cyaro. Twatandukanye mu buriri, dutandukanye no mu bindi byose. Wimenye wikoce unikoce. Wa mugabo urakekwaho gukubita, gukomeretsa, itoteza rya hato na hato ku mugore wawe. Ariko barambeshyira muyobozi. Wenda ikibazo cyabayeho hari akantu tutumvikanyeho n'umugore wanjye, noneho nyine mukozeho mubaza akubita umunwa ku gikuta, iryinyo nyine riravunika ariko n'ubundi ryarajegeraga. Ntabwo ari ukuvuga wenda ngo hari icyabaye kindi pe. Urahakana ko utamukubise? Ntabwo namushoborereka kuko namwe bayobozi uriya n'umwana koko umuntu yakubita uko abonye. Mva mugabo, ntabwo ndi kugushinja icyaha, ndagira ngo umfashe amakuru yamfasha kukurenganura. Nidusanga ibyo wakoze biguhama uzabihanirwa. Umenye ko icyaha cyo guhohotera gihanwa n'amategeko. Hari amakuru dufite yuko aho byabereye hari abantu mutari mwenyine. Hari amakuru dufite yuko waharitse umugore wawe mu gihe mu Rwanda hemewe isezerano ry'umugore umwe n'umugabo umwe. Ariko bayobozi ibyo byose ni ibinyoma bampimbira pe. Ko uwo bavuga wenda ngo naharitse umugore wanjye ngo ni umugore wa kabiri, uwo ni mwishywa wanjye. Ariko se ubundi bukoko umugore wanjye ko mukunda nk'inkimwe, nkaba mukunda no kumuheka mba numva namuheka nkamukorera buri kimwe pe, kandi ndanabikora. Kuki yanga umuryango wanjye koko? Kanyi, abana ntawe ubanze ni umugisha. Ariko nawe tekereza kugira ngo umwana agusaba ikintu utagifite, udafite ubushobozi. We ntabwo uba ufitemo ikibazo. Erega buriya rimwe tubiganiraho, ariko nubwo mutemera ubuhanuzi twe turabwemera. Uyu munsi abana bacu nubwo babayeho nabi, ariko imbere yabo ni heza. Erega buriya nuko ntanabyirata, abana bacu bazavamo abantu bakomeye bakabaho neza. Kanyindi rwose urazize. Mbwira ukuntu umwana wawe azakomera, azagira ubuzima bwiza, atize, adafite ubuzima bwiza, atariye, hanyuma uko gukomera kuzaza guhananuke kuze guhite kumwinjiramo utigeze ubimutegurira. Ngaho mbwira akabahi wowe urabitekereza hirya. Byose ni amahitamo yabo rega, ariko gubyara budashoboye kurera nabyo si byo. Erega babivuze ukuri ngo uburere buruta ubuvuke, kandi burya kurera biravuna, kandi ugomba kuba ufite ubushobozi. Erega ntawe uhirwana byose, ariko nanone Cumbetse nawe agomba kureka iriya ngeso afite, iriya ngeso yo kuguhohotera, kukuza amahoro mu bintu byose. Agomba kwireka nawe, ntabwo ari byo. Njyewe nta cyizere mfite pe, ko mbona ari nk'umurage. Ariko se naho hari mu maboko y'abashinzwe umutekano ntiyemera ibyaha yakoze, ntabwo iki. Reka rero mbabwire, mwese mugomba gufata ingamba, yaba wowe Kabahire nawe Kankindi, mugomba gufata ingamba mukareba uburyo mwasohoka muri ibi bibazo mwese mufite, kuko buri wese afite ibibazo bye bitandukanye, sibyo?
kukubona muri uru rugo. Kurukuru yawe ntabwo nyikeneye. Papa Kare arahari. Niba hari n'icyo wahibagiriwe umbwire nkuguhereza kutuma kumvira. Papa Kare barahari. Niba atanahari kandi ndamutegereza. Ugize uti? Uramutegereza? Ese uramushakira iki ma? Abaye hari wabimfashamo. Ko ndamushaka cyane. Ikindi kandi nta bibazo byanjye nawe bikureba. Wari amahoro se Maribo? Ni amahoro ariko naje gutora igisubizo cya nyuma ku mwana Meteo. Uti iki washyanowe? Ibyo ngombe nibyo cyangwa ndarota? Papa Kare bundi wambwiye ngo iki wowe? Nkubwira iki? Tupi. Agerayo. Mukubita iki? Ntuzongere n'undi munsi. urugendo rw'ubuzima ndakwiye kumfasha uyu mutwaro hagati ya Mustafa n'Izera Kare wanteje ibibazo byose na Papa Kare wankururishije icyubahiro cy'inyuma bose bakaba bansize mu cyagati cy'ibibazo kubaho bikakurambira ukabaho nta cyizere ukabaho nta cyerekezo ukabaho ntaho wegamiye nyamara ubuzima burashoboka inyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima nyamara ubuzima bwanjye bwarashwanyaguritse burashoboka inyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima inyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima ninde uzarira ku gituro cyanjye hagati ya mama utazi aho nagiye n'umugabo we wifuzaga ko ngenda ariko akaba atazi iherezo ryanjye inyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima
Akwa mukobwa we, ko nakwihanganiye bihagije uzageza ryari? Ubushize wampaye igice. None amezi 3 yikubisemo. Ndashaka inzu yanjye. Inzu? Ubuse kuri amafaranga mfite koko? Ndagusaba kunzokera mu nzu. Bitaba ibyo tukitabaza ubuyobozi. Ihangane no kuri nzakwishyura. Ndagusabye. Ngo ngire gute? Nihanganye bihagije. Ejo nzasanga nzokeye mu nzu. Ariko ubundi ko mbona utwite. Wasanze umugabo wawe.